Ikaze kuri YouTube channel yacu Race TV. Uhawe ikaze wakanda subscribe ndetse nawe utarakanda subscribe ariko ukaba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu tukugezaho buri munsi. Rero we twabanye mu nkuru yacu ya mbere y'ubushize ukaba warakunze inkuru yacu twabagejejeho n'iyi ngiyi tugushishikarije kuyireba. Iyi nkuru yacu uyu munsi iravuga ku bakobwa babiri b'impanga, umwe yatwaye umukunzi w'undi ariko yigize mugenzi we. Rero nge mugiye kubana Limanzi Jacques. Inkuru yacu uyu munsi itangirira ahantu ndetse muri casino ubona ari ahantu bakinira ya mikino y'amahirwe cyangwa se ama video game. Hano ma video game yishyura, hano utsinda ukaba wahembwa bitewe n'ukuntu watsinze. Niho dutangiriye inkuru yacu uyu munsi. Turabona ari umukobwa umwe ndetse n'undi muhungu. Umuhungu amubwira ati mana yanjye hapa ntago nakwizera ko bishoboye. Urumva bari bashese umukobwa ararya nyina akiniye no muhungu bari kumwe. Ati akira bakiri kuganira telefone y'umuhungu irasona. Umuhungu aravuga ati okay ngomba kwitaba vuba n'umuvandimwe wanjye mamagaye. Ajya ku ruhande akira wahise haza umukobwa ubona kasa na wa undi nyine wari kumwe n'umuhungu bari gukina imikino y'amahirwe. Aramubwira ati waretse kuba umunyacyaro se wasoje mu byo wari urimo? Ndumva ngo twagenda noneho kugira ibyo tujya guhaha. Turabizi ko mama aragera mu rugo mu isaha imwe kandi urabizi ibyo badutumye tugomba kujya kubigura mbere yuko mama hagera. Ndi mukobwa aramubwira ati okay sinzi niba wampa iminota 10 kuko Aiden ari hano. Aiden bisaka ari wa muhungu wari kumwe n'uyu mukobwa ashaka kuba ari boyfriend wiwe. Ati kandi nubwo ari hano ngomba kugumana nawe, tugomba kumarana undi mwanya turi kumwe. Umukobwa aramubwira ati ntago narimbizi ko Aiden ari hano, ubwo rero reka nze nkore kugumane nawe. Umukobwa aramubwira ati ariko bureka mbere yuko ugenda nakubaza waba uzi kubyerekeye abahungu kumwe nyine abakobwa bayo bari kumwe babaganira. Arambwira ati mukanya ubwo natsindaga umukino uriya muhungu twari turi kumwe arimo aravuga Aiden arishimye ndetse ahita amobera ati suga ibyo bintu byaba bishatse nyine kuvuga iki? Ati se byaba bivuze ko wenda nkunda cyangwa bivuze iki? Umukobwa mugenzi we aramubwira ubona ko basaniye impanga. Arambwira ati wapi nawe girika ibintu nk'ibyo, abahungu bose urabazi bakora ibintu bitandukanye nyine utapfa kumenya. Ubwo rero ntabwo namenya ko bivuze nimba gukunda cyangwa atagukunda, ariko nyine nawe ibyo ni ibyaho uzabyirebera. Umukobwa aramubwira ati nge rero ko akora umuhungu akunda video game nanjye nkunda video game, ndumva hari ibintu byinshi nyine duhuriyeho wagira ngo ni impanga yanjye. Kumwe nyine abantu bakundana ukumva ko umutima wo mukundana uterera mu wawe. Umukobwa aramubwira ati ariko rero uriya nubwo uri muribwira ibyo byose ubundi baravuga ngo ibyo tubona nibyo bitwica mu mutwe. Kumwe nyine ubona ikintu urugero ubonye umuntu ngo kuko akwitayeho isutangira kwimagina ngo aragukunda kandi nta nibyo yakubwiye ni bya bindi nyine biraho. Akira wa muhungu aragaruka, umukobwa ahita amubwira undi mugenzi we aramubwira ati akuzi kuzashya amatwi tije wahereye vugira kuri phone ntabwo aruzi ko twaturi kukuvugaho. Umuhungu aramubwira ati nizere ariko ko mwamvugagaho ibintu byiza. Umukobwa aramubwira ati buri gihe ntabwo twakuvuga nabi nyine. Umuhungu aramubwira ati mu by'ukuri ariko ngomba kugenda. Ahita amubwira ati none se kuwa gatanu ntago wazaza tukajya kunywa amata ahantu urugero ndukamubwira ati tuzahurira ahantu nyine bacuruza udukawa tugasangira. Umukobwa aramubwira ati nkunda hari ahantu ahubwo tuzajye. Ubwo bahanye gahunda yo kuwa gatanu. Umukobwa aramubwira ati sawa ubwo turavugana nyuma. Kuri telefone aragenda. Umukobwa ahita avuga ati mana yanjye Aiden anumiye aho tuzajya guhurira tunywa ka milkshake. Ya mpanga ahita ivuga ati nanjye ariko kubera Aiden nanjye ka milkshake ntacyo kantwara. Umukobwa aramubwira ati ariko ntago ari wowe watumiye ni njye watumiye, bikwira kuvuga ngo nawe wankwoga cye kandi uzi ko bisanzwe nyine bigutera rerije utabinywa. Umukobwa aramubwira ati jye nakanywa kubera we. Mugenzi we aramubwira ati okay rero kubw'amahirwe ntago ari we yatumiye ni njye yatumiye, ubwo ninjye ugomba kujyayo. Umukobwa ahita amubwira ati none se uko ubibona urabona bino bimenyetso nyine hano masinya ari kunyereka aterekana iby'urukundo? Birarangira bavaho. Umukobwa aravuga ati uyu mupira ubundi niyo nzambara nyine ngiye guhura na wa muhungu. Ubona ko ari kumwe na ya mpanga ye. Undi aramubwira ati reka nje nguhitiremo nkwereke ibintu uzambara ntukajye uhitamo ibintu by'abaturage. Ubona ko uyu mukobwa umwe impanga y'uyu we ari sharp nyine cyane, ubona ko washabutse kurusha uyu nguyu. Ababona ngo nyine mugenzi we ngari agaturage cyane akunda kumuserereza ukuntu aba yambaye burinete nyine ubona karaho kajabiriye nyine. Aramubwira ati reka nze nkwereke ubundi ibintu uzambara ureke ibintu byo kuvuga ngo urahitamo ibintu by'imipira. Ati we nimba wumva ushaka gutsindira umutima w'umuhungu reka nze nkwereke ibintu uzambara. Bakoze inama. Umukobwa aramubwira ati se kubera ko Aiden ari njye yatumiye atari we yatumiye niyo mpamvu urimo urashaka kumpa ibyenda bibi kandi mbibona? Ndaramubwira ati oya njyewe buriya rero reka nkubwire ikintu kimwe, Aiden ni mwiza ariko nubwo ari mwiza ntago ari mwiza bigezaho njye rwose ntamukunda. Ni mwiza nyine arakubereye wowe ariko njye ntago namukunda. Tamuhereza umupira aramubwira ati genda nagakanzu. Aramubwira ati genda ugerageze kano gakanzu reko kakubera.
umukobwa arambwira ati reka ntago ngiye ibintu nk'ibi nabyambara urabona ko bitambereye. Ambwira ati wewe umva inama zanjye genda ubyigere urebe ko bitaza kukubera. Amuha wa mwenda nyine ajya aho bigerera aho bacuruza imyenda bafite ahantu ugenda ukambara. Akiri aho abona uturinete, urabona ni wa wundi nyine akunda kumuserereza ngo iyo wambaye uturinete uba ari akantu k'akanyacyaro k'agakobwa kari aho nyine ugaragara ukuntu ni impanga ariko nyine bakunda gusererezanya biraho. Akiri aho abona uturinete, kumbi mugenzi we yambara uturinete nyine niba arwaye amaso simbizi, nawe atangira kwigera uturinete. Umba akiri aho akiri kwigera uturinete, wa muhungu yaraje, wa muhungu ahita amwita ngo hapa nyine amwitiranya na wa mukobwa bavukana kubera ko yambaye uturinete. Umukobwa agiye kumubwira ati oya buriya uzuye agiye, umuhungu ahita yitangura ngo ati birantunguye kuba ngusanze hano, nari ngiye kukohereza message nkubaza isaha wumva yaba nziza kuri we twazahurira muri rya joro. Uribuka ko bakoze nyine bavuganye ko bashobora guhurira ahantu nyine bakanywa ka milkshake ahantu nyine biraho. Amubwira ati rero nari ngiye kukoherereza message ngo nkubaze nyine nisangaye wumva igihe kiza twazahurira. Ati ngiye kubwanjye ndi kumva yazaba nyine nka saa 12 z'umugoroba. Umukobwa ati saa 12? Ati nanjye byaba ari byiza kuri nge. Arambwira ati ubwo rero ninza kuhagera ndaza kukoherereza nyine message. Kiraho kigenda atambwira ati bareka tegereza, nahinduye nimero ya telefone rero na nimero zawe zagendeye mareka nguhe rero nimero telefone yanjye ushyiremo nimero zawe kugira ngo nze kuguhamagara. Umuhungu nyine ntiyabitinda, umukobwa mukundana kubwiye ko yahinduye nimero ntago bitinda. Mfata telefone ngashyiramo nimero, mwandikiramo nimero, amuha telefone amubwira ati none unyoherereze message kuri nimero yawe nshyashya. Kobwa akibona ko nyine za rinete zitumye bamwiteranya na murumuna we arimo arashaka kwigereranya nawe, yahise nawe yerekeza aho bishyurira nyine. Aravuga ati zino rinete nazishyura nangahe nyine ariko bazi. Aho murumuna we ahita aravuga ati nigeze ariko nabonye nyine bitambereye ntago nabijyana ndagura ikindi kintu. Kiraho abona nyine mukuru wafite ameze nk'uri gukora nyine mu isakoshi ashaka kwishyura. Amubaza ati se ugiye kugura iki? Aramubwira ati ntacyo. Kobwa ntiyabitinda arigendera, ndasigara aho ngaho yishyura za rinete nyine. Kigera mu rugo yahise amwandikira urumva urabona yaribeshye nyine bwa mbere arandika ati bite ni Skyra. Umukobwa we yitwa Skyra ahita yibuka nyine ko yabeshye umuhungu ko ari Hapa, ahita yandika ati ni Hapa, iyi ni nimero yanjye nshyashya ya telefone. Aramwoherereza. Kiraho murumuna we araza aramubwira ati ninde murimo murandikirana? Umukobwa aramubwira ati ibyo ntabwo bikureba, ni privacy yanjye nyine, ihangane kabisa nta nubwo binakureba. Mwiryaho byahatari. Ahita anatereka telefone hirya. Umukobwa araza nyine nawe mwicara iruhande. Umukobwa aramubaza ati se ko mbona nyine umeze ukuntu nyine uri bored usa nk'umuntu babaye bimeze bite? Ndaramubwira ati Aiden n'ubu kugeza ubu nta nubwo aranyohereza na message nkambwira ibyerekeye nyine umuhuro wacu wa nijoro. Umukobwa arambwira ati ngiye buriya rero nakabaye nabikubwiye, nuko nyine mbikubwiye ushobora kuvuga ngo wenda nkunda kwinjiriye, ariko je nari naranabibonye kuri muhungu n'ubundi bitanavamo. Umukobwa nawe yakomeje amubwira ati Aiden ndakeka atari wowe wakora ibintu nk'ibyo. Genzo aramubwira ati gaburi ikintu utahazi, abo ngo bose ni bamwe kuri iyi si aho bava bakagera. Ati wowe wakagombye kunyizera njye nka mushiki wawe uri kukubwira ibi ngibi kuko njye sinakubeshya, abo ngo bose ni bamwe. Ndaramubwira ati ndabizi nyine ko uri mushiki wanjye umbwiza ukuri, ariko reka bundi wa mugani imbere yo kujajinga umuntu utazi nyine uko bimeze reka njye mwoherereze message mubaze nyine uko bimeze. Mugenzi atamubwira ati oya ikintu cy'ubugoryi cya mbere waba ukoze ni ukwereka umuhungu nyine ko wowe utagira ukwihangana ko kumutegereza, byatuma gufata uko utari. Kumba umukobwa nawe yabitekereje aravuga ati rega, arambwira ati ubu ngubu rero turi muri 2025 imikino yose ni imwe, ibyo namukorera abahungu n'abakobwa tugomba nyine twese kubisobanukirwa. Yabizi ko bisobanukiye nyine kubera agenda abayumva ngo ibyo wakora nawe yabikora, ibyo umuhungu akora n'umukobwa yabikora, kandi ni nabyo ntago ari ukubeshya. Arambwira ati rero kuba ngiye namwandikira nkamubaza gahunda uko imeze ntago ari ikibazo nta nubwo ari ikosa. Ubwo rero umukobwa arambwira ati we rero ngo harya ngo yarakubeshye ngakunda ngo birango bya video game ku cyumba se kari byo byonyine akora. Ati wasanga nyine wenda yifite n'utundi tuntu yagiyemo ukaba ukiri muri ibyo uvuga ngo ngaragutegereza ngo murajyana mu bya video game cyangwa kunywa amata n'ibiki. Akira aho wa mukobwa bamwohereje message kuri ya telefone ye, uribuka yari kwandikirana n'umuhungu ukundana na murumuna we n'impanga ye. Akimwereza telefone message telefone ikubita hasi. Wa mukobwa arayitora aravuga ati ninde muri kwandikirana reka mbirebe. Ati nimba ushaka udashaka ko mbibona ku cyuri kurakara ni icyo uri guhisha. Ndaravuga ati ngicyo nshaka mereza telefone yanjye ntundebere muri telefone. Ndaravuga ati zana turebe. Akireba ata n'ubundi nashizemo umuriro ahitajugunya ku ruhande. Ati ngaho gumana nyine no mu boyfriend wawe wirirwa wagize wibanga ngaho mugumane mwandikirana yigendera. Tugaruka hano nyine bari bahageze, kumbe wa mukobwa we yaragiye
yigira muri umuna we yambara uturinete nawe aza kunywa nyine agakawa amata na wa muhungu ukundana n'umuvandimwe we. Ahangaha nyine arimo aramubwira ati njyewe mu kanya umukino wanjye wagenze neza. Hari imikino rero ikunda kuba cyane nko kuri TikTok, umukino nyine bakwereka nk'imibare wenda bakakubwira ngo 20 ukubye kangaka ni kangahe ugasubiza, bikaba bimeze nyine nka competition. Utsinze kurusha abandi niwe utsinze nyine challenge. Ingo yari kumubwira ati nge muri ra challenge natsinze gutya na gutya, undi nyine ubona byumva vuga ati biratangaje kuntu watsinze. Ndaramubwira ati none se wowe igihe twagereye hano ko mbona utigeze unakora kuri icyo gikombe, nta nubwo yigeze unywa amata. Uruko no mukobwa wundi hano mata nta nubwo yanywa nyine amugiraho ikibazo, ariko kubera ko yashatse gushokana n'uno muhungu niyo mpamvu yaje, nta nubwo anywa no mata. Aramubwira ati hari ikintu kibi nigeze nkubwira se basi cyatuma utari kunywa amata yawe cyangwa n'ibiki? Ndaramubwira ati wapi wowe kumva hari ikibazo, njye nakomeje kumva nyine inkuru zawe z'ukuntu nyine watsinze challenge y'imibare n'ibiki nta kindi. Akira aho hahise haza umudamu ku ruhande ahita amuhamagara ati Skyla. Ndaratungurwa nyine yubura amaso aramureba ahita avuga ati Juanita bimeze bite? Ndahita avuga ati byiza cyane kuba nkubonye, uziko wakuze? Ndahita avuga ati mu by'ukuri ntago njyewe ndi Skyla ndi Hapa. Ndaramubwira ati Hapa mana yanjye tibihangane tunyanganire kwa ko nyine nkwitiranyije n'umuvandimwe wawe. Nyine baraseka biraho ngo nyine nibyo bintu bihora bimbaho, bahora batwitiranya njye n'umuvandimwe wanjye, nyine nta nubwo ari we wenyine abantu bose baratwitiranya. Urumva nyine arimo aramubeshya, umwe yambara ukuntu kwe n'undi ameze ukwe, nta naho bahuriye nyine urabona ko batanasa cyane. Ubwo nyine ahita abwira uno muhungu ati tuburiya Juanita ni umuntu wacu nyine wa kera wazo dukorera imisatsi mu rugo kwa kundi nyine famille zikize baba bafite umuntu bitaho wenda wogosha ibiki gutyo na gutyo. Rero tuziranye kuva kera tukiri abana. Undi ahita avuga ati ni ukuri ntago nakwizera ukuntu nyine wakuze, reba ukuntu ngana. Atabwo haguruka dufata agafoto kugira nze kwereka umugabo wanjye nyine ko twahuye. Ndarahaguruka nyine ngo bifotoze, bifata selfie. Avuga ati urakoze, ati ni byiza kukubona nyine kuko nongeye kukubona. Ati rero uze kumbwirira mama wawe umbwirire Skyla ubabwire nyine ko mbasuhuza. Ko garagatoke umukecuru abasezera arigendera, ko gasigara hanyine ubona ko byari bimubangamiye kumwita nyine Hapa, byari bimubangamiye nyine nawe umva umuntu wiyitiranyije n'undi umuntu akaza akaguhamagara irindi zina kuko akuzi, wakumva nyine bikubangamiye. Tambwira ati umbabarire kubw'ibyo abantu bakunda kutwitiranya. Mungu arambwira ati ndabyumva nyine ku mpanga niko bimera. Umuhungu nyine wumva ko byo abyumva. Umukobwa asoma kuri ya mata nubwo atayanywa ariko asomaho. Umungu arambwira ati none se ejo twazahurira nyine muri ya mikino yacu tujya dukina cyangwa wari wabyibagiwe? Nurumva umuntu umufitanye gahunda undi akakuyitirira ntago abazi iza gahunda mwari musanga mufitanye ko ntago abazi ibyo muvugana byose. Umukobwa akiraho urumva mu nda hatangira nyine kuvuga, umva ko ibintu yariye nyine ibintu yarari kunywa bimugizeho ingaruka. Abwira umuhungu ati genda nyine uhitemo indirimbo tuba twumva hariya kuri iriya jukebox, nanjye ndaje gato nyine giye nko kuri toya. Umuhungu ahita amubwira ati haba hari indirimbo zigera nka za miliyoni, kugira mbone indirimbo ndakina biraza kungora. Umukobwa aramubwira ati utwara igihe cyose nyine wumva ushaka nta kibazo. Ubwo nyine urugendo rwabo rwararangiye, umukobwa araza nyine n'uturinete aza muri mare nyine ya murumuna we atangira kurebamo kwambara zambara. Akiraho umukobwa ahita amusanga ati urimo urakora iki mu cyumba cyanjye? Ndaramubwira ati nari ndi gushaka nkuko umuntu ahita akubwira ati ndi gushaka nk'ikimamiyo wenda muri mare yawe y'imyenda. Umukobwa aramureba ati ukaba ari uri gushakira muri mare? Ndaramubwira ati nayishatse muri douche, ngishaka muri saro, ahantu hose nta kibazo. Ndaramubwira ati n'ubundi kiri mu gikoni nk'ibisanzwe, none se urumva cyaba kiba mu cyumba cyanjye muri mare? Undi ahita amubaza ati none se ko mbona ufite amarinete? Ndaramubwira ati aya ngaya nari ndimo ndayigera nyine bimwe uba wigera ngo wirebe ukomeze. Ati kandi mperuka wanga ibintu by'amarinete? Kandi uhora unambwira ko ngira nyine nk'akantu k'akanyacyaro, ati none ni gute nyine nshobora kukubona yambaye ubu ngubu kandi ubona amarinete utayakunda? Ndaramubwira ati muri iyi minsi rero asigaye agezweho cyane, niyo mpamvu nyine ndimo ndayambara ngo ndebe nanjye mbere nyine nje ku bantu nyine bari kuri hit, mere nk'abantu bari kuri hit muri iyi minsi bikunzwe. Ndaramubwira ati kandi nawe urabizi nyine ko ari nayo mpamvu agatamo, ari nayo mpamvu nyine uriya muhungu muri iyi minsi asigaye agukunda ni ukubera utu turinete. Umukobwa arambwira ati njye mu by'ukuri ntago ubundi kugeza ubu ntago ndi kwiyumvisha nyine kuri muhungu adashaka kumvugisha. Umukobwa arambwira ati abahungu bose rega ni bamwe marambikubwira ni uko udashaka kunyumva. Undi arambwira ati rero nimba kubera ko birinze bigera iki gihe uriya muhungu ataranyandikira, ejo nzajya hariya dukinira video game ndebe ko mubona, ubundi mubaze impamvu, mubaze icyo nakoze. Ntawamenya
kumenya asanga hari ikintu kibi namukoreye bikaba bituma adashaka kumvugisha. Undi aramubwira ati icyo nicyo kintu kibi waba ukoze rero noneho muri ubu buzima, noneho bigahita bituma nakureka burundu. We mureke, muhe umwanya kugira ngo nyine atazanahita nakureka burundu. Muhe umwanya akora ibyo akora, undi nyine azakubwira igihe azaba yumva gukenereye. Ati sabwo waretse tukajya kwirebera agafilime, tugasaba nyine ibiryo by'ibishinwa, tukaba twirira nyine tunaganira. Umukobwa arambwira ati sawa. Ndamubwira ati Skyla, ni wowe bundi mushiki wanjye wa nyawe kabisa, ni wowe nyine unzanira utuntu tw'ubwenge iyo mbabaye. Umukobwa nyine ubona ko baba bafite akantu k'ijinyori mu mutima no ku maso. Tugaruke hano kuri video game. Uribuka wa muhungu yari yamubwiye ngo bahuriye kuri video game we na wa mukobwa, kandi siwe yigize muri umuntu wawe. Bahuriye kuri video game batangira gukina, barakina ariko ukabona akajya abona wa mukobwa arimo aratsindwa. Arambwira ati kubera iki mbona urimo uratsindwa uyu munsi kandi nari nzi ko ibi bintu bizi cyane. Ati ahubwo nyereka ukuntu nyine cyagiye wabigenjeje, kuko cyagiye nyine batangira. Uribuka yatsinze umukino neza, atsinda neza bitandukanye n'ubu ngo bari gutsindwa. Ndaramubwira ati rero ahubwo reka duhinduranye umwanya bari njye kuri uru ruhande. Ndaramubwira ati bureka, kandi nzi ko uno mukino wa Street Fighter ari we nyine uzi cyane kurusha ibindi bintu. Ahubwo nahita amenya ko urwaye, nanaguhamagarira umuganga. Tureke ibintu by'imikino nyine tubigire seriye dukine. Bajyaho barakina bahinduranya ariko imyanya nyine. Urabona muri la game hari igihe ushobora kuvuga ati wenda uyu nguyu ni utsinda gutya na gutya, reka bari we nkinisha gutya na gutya. Bahinduranya umwanya ngarebe barakina. Bakiraho abandi bahungu bari ku ruhande inyuma, ariko yarongeye aratsindwa. Umukobwa arambwira ati wincira urubanza, uyu munsi wenda ashobora kuba atari umunsi wanjye mwiza, ariko urabizi ko nsanzwe nyine nsinda. Abahungu bari aho ku ruhande baramubona ahita bavuga ati dore wa mukobwa sha utsinda uzi gukina umukino, tereka tujye kureba umukino. Bajya kureba barakina. Umukobwa aratsindwa. Umukobwa ahita avuga ati menya ariko uno munsi atari umunsi wanjye w'amahirwe, ni gute ndi gutsindwa bigeza. Bahungu bahita bavuga ati sha twabibonye cyagiye ubundi gutsinda kwawe kwari uko amahirwe, ntabwo ni kwa kundi nyine erikave tombora biraho, nta nubwo uzi no gukina. Ahita banigendera. Umuhungu ahita amubwira ati ariko menya uyu munsi utandukanye mu mukino wawe. Sinzi impamvu. Umukobwa aramubwira ati mu by'ukuri njye uyu munsi nyine meze nabi, ntago meze neza. Naraye nyine ya mikino y'imibare na za video game nyine ndumva nananiwe, niyo mpamvu ndimo ndakina bikananira. Ndananiwe nyine mu mutwe, simeze neza, ndajagaraye. Umuhungu nyine yahise amubaza umukino yaraye ari gukina, nk'uko umuntu wamubwira ati nari ndi kureba nda filime, akakubaza ati iye filime bayita ngo iki nanjye nzayirebe. Umuhungu nawe yamubajije izina ry'umukino yakinnye, arambwira ati mbwira uwo mukino nanjye nshaka nyine kugenda nkawukura kuri internet nkajya nkukina. Umukobwa nyine ariyumvira cyane, ubona ko atanazi umukino wari kuko yamubeshya, amubwira ikizina nyine kitabaho cy'umukino. Umuhungu arambwira ati kuva nabaho sindumva umukino witwa gutyo, ariko reka nze ndaza nyine kuwukuraho n'undi nje nkukina nanjye nk'abandi. Kagakobwa kakireba hirya akabona muri umuna wako nyine yaje kumbi hahandi nawe mu bya video game. Gahita gakuramo rinete, gasubira nyine uko kameze, gahita kazihisha inyuma. Ahita abwira wa muhungu ati mbuza amarinete yanjye. Umuhungu arambwira ati reka nze ngufashe, niwe uheruka kuzibona. Arambwira ati muri ibi bice, amujyana nyuma cyane ahantu nyine wa mukobwa adashobora kumubona. Arambwira ati ni hano mperuka kuzibona bwa nyuma. Umuhungu arambwira ati none se ko mbona nazo turi kubona. Ati reka ahubwo dutire itoroshi tuze tumurike. Umukobwa arambwira ati oya reka tugume hano tuzishaka, kuko agiye gutira itoroshi ari guhaguruka akamubona. Ati reka tuzishakira hano dushobora kuza kuzibona. Ahise afata telefone ahita yandikira muri umuna we, arambwira ati nsanga kuri plaza nonaha ibishoboka. Ubwo muri umuna ahita agenda nyine nawe bajya aho ngaho. Kumbe akiri aho yabivuze cyane, aravuga ati rinete ntazihari, ati hapa ahubwo tugende. Umukobwa ahita amupfuka umunwa kugira ngo nyine wa mukobwa kuko ari gucaho atabyumva, ahita amupfuka umunwa ati ceceka urashaka kundaburiza. Atamuzana nyine, urebye nuko nari nagize nyine akantu ko gupanika kubera narimbuze marinete yanjye, ariko nyine igishimishije nazibonye ngize. Avuga ati none se mu by'ukuri koko umeze neza? Ati ndabona njye nyine bidasanzwe kabisa, sinzi ikibazo ufite. Umukobwa arambwira ati yego, kubera nyine uriya mukino w'ibintu by'ibibazo by'imibare niwe nyine watumye ntamera neza mu mutwe. Umugabo aramubwira ati okay, sawa ndabyumva nyine, ariko nyine ntundakarire, urabizi ko turi inshuti kuva kera nyine, niyo mpamvu bizi nyine ko nanjye nanakwemera byahatari biraho nyine. Guma umungu arambwira ati rero ubwo twakoze ibyo twagombaga gukora byose ngomba kugenda, noneho rero ndaza kuguhamagara tuzongera kandi kubonana nyine nyuma y'icyumweru muri weekend nyine, mu cyumweru kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu. Weekend biterwa naho yitangiriye.
weekend y'abasinzi itangira kuwa gatanu, weekend zacu zitangira kuwa gatandatu tuvuye gusenga. Aramubwira ati ariko nyine witegure ukomeze nyine witoza iby'uyu mukino kugira ngo nyine ubutaha nyine uzatsinde utazongera kuntsindisha unsebye. Umukobwa asigara abona yahise aza ahandi asubira gukina umukino nyine. Abana abakobwa baraduhagurukiye aremera akanakina ibintu atazi, ariko kabona umuhungu asubira kuri game kwitoza. Kiraho ahita haza muri umuntu aramuhamagara ati Skyra, urimo urakora iki hano? Ati ndimo ndagushaka. Umukobwa aramubwira ati nese ntabwo wabonye message zanjye nakohereje? Ndaramubwira ati nazibonye, ngenda hariya nyine wambwiye ko ngusanga sinagusanga, niyo mpamvu ngarutse hano. Ati none se wari ufite ubundi ikihe kibazo? Umukobwa aramubwira ati meze neza, ariko ubundi rero nago byansabaga ko mbikwibwirira turi kumwe pana kuri telefone ko inkuru mbariranira tuba. Buriya nabonye sheri wawe ari kumwe n'undi mukobwa hano barimo barakina umukino. Ndaramubwira ati iki? Ati suzi uza ko gakobwa kariko. Aramubwira ati ntago nkazi nyine, ntago nakabonye neza, ariko nyine nababonye bari kumwe n'umukobwa. Aramubwira ati gusa nyine umva nkubwire rero, ndabizi ko bigoye, ati ariko nicyo gihe cyo kubona ubundi nawe ukisobanukirwa kareka ibintu byo kwiruka kuri karagahungu. Umukobwa arambwira ati je wundi nanjye ntago n'ubundi ntago nanjye nemera neza ko wundi nakunze uriya muhungu. Ati wenda nabonaga ko atandukanye n'abandi bahungu. Ati none rero ntago numvaga ko yaza nyine akanyina utuntu tw'udukino ubundi byarangira kigendera. Ati ngiye wundi nabonaga nyine nkunda mu buryo bumeze nk'uko nyine uko naba ameze, kuko umuntu agukunda atavuze ngo nyine agendeye kuri iki. Niba ubona nyine arakajije gutya yimereye nkuko muri umuntu mukuru abimubwira ko arakajije, vuga ati wenda nabonaga ko yankunze nyine n'ubu nimereye gutya nk'akajije gutya nyine njabiriye. Ati ntari biti ntago narinzi nyine kameze nk'abandi bahungu nyine b'i Kigali baza nyine bagakora ibyo bakora bakigendera. Ndaramubwira ati we rero ikintu utaramenya muri ubu buzima ntago wahita umenya umuntu ubundi ibintu bitararangira. Ati buri umuntu arihinduranya abafite irindi baraguhisha. Ati ntago wamumenya ubundi ibintu bitararangira. Ukuri kose kumenya mu mpera z'ikintu, ntago umenya ikintu ibintu bitararangira. Ko garambwira ati yego. Ati nyambara mu by'ukuri urimo uravuga ukuri, bacaho baragenda. Kumbi tugaruke yaciyeho iminsi nyine mike iraho. Iyo arimo arashaka ikintu avuga ati hapa ntago wigeze ubona marinete yanjye hano? Akiraho bamuherereza message. Kumba arebye abona ni wa muhungu Eden aravuga ati ndi hano. Agakobwa karapanika leta kamusubiza vuba kandika ati none se ntago twavuganye ko tuzahurira nyine muri movie mu bya filime. Akiraho barakomanga ahita aza yihuta kugira ngo abari ufungura. Kirahurana muri umuntu ahita avuga ati reka mfungure. Ndaramubwira ati none se kandi urafungura nahageze ufite ikihe kibazo? Undi ati reka mfungure. Gifungura ndavuga ati hapa. Ko gahita ambwira ati ariko sha uziko unatinyuka. Ambwira ati sorry nyine mbabarira. Ati agakobwa kahita kitangura nkatereka ngiye mvugane na Eden hakiri kare nyine bwa mbere, reka ngiye tubanze tuvugane kugira ngo we mubanze mubone kuvugana mubwire ku bibazo mufitanye kasha nyine kubereka ko kari ku ruhande rwa muri umuntu wako nyine ngo kabungu kuntu. Tereka ngiye muvugishe mbere ati none wowe maravugana nyuma. Umukobwa aravuga ati oya ati ibyo muvugana reka nyine mubivugane nanjye mbyumva. Umukobwa ahita amubwira ati ntago je nshobora kwemera neza kwizera ko wanyiriyeho ubundi ukajyana n'akandi gakobwa nyine muri video game. Undi aravuga ati hapa ati ngiye mu by'ukuri ntago ndimo ndumva ibintu urimo uravuga, kuva twavana muri video game cyagiye sindongera gusubirayo. Umukobwa arambwira ati urumubeshya, nta kintu na kimwe cyawe nzongera kwizera nyine utwo tuntu tw'utugambo uzumbwira tw'injuga. Ati ntatwo nzongera kumva, ati ahubwo icyiza nuko wagenda ntuzongera no kugaruka hano. Umuhungu arambwira ati okay none se ushatse kuvuga ko tutakijyanye kureba filime? Umukobwa aravuga ati wapi nge ntabyo nshaka, ntago turi bujyane. Ati sawa ntacyo tereka ngende, ariko reka nkubwire ikintu kimwe, muri iyi minsi yose umeze ukuntu nyine gutandukanye. Ukuntu umeze ubu, ukuntu umeze cyagiye turi mu bya video game, ukuntu nyine uri muri twara muri iyi minsi wagira ngo urimo abantu babiri ntago ari wowe tu. Umukobwa uyu hapa itabwira nyine wa musista we mukuru we bita none ibyo ngibyo wowe ibyo byo kumva ko ndimo abantu babiri ntacyo we birimo biragukoraho ra nyine ari kumwibarishwa nkaho abizi. Tewe ntacyo bikukoraho. Ahita abwira Skyra mukuru aramubwira ati none si ibyo bintu byo kumva ko ndimo abantu babiri we ntacyo byabikubwira ra, nta kantu nyine ubyumvamo. Asa nkaho nyine abizi mu kuntu hari utuntu aziho. Undi aravuga ati oya nta kintu nzi. Ariko ahita avuga ati ariko rero ibyiza, ahita abwira wa muhungu ati ariko ibyiza kwigendera. Ati nta bindi nyine ati niba bagukatiye nyine ikirishene byanarangiye. Undi ahita avuga ati okay ariko ibyiza nyine nuko utakomeza kwihungisha ibintu, we byemere ko muri ibi byumweru byose byanyuma
wagiye wigira njyewe ahantu hose, ati ibyo wakoze byose ndabizi, ahubwo ceceka nkubwire neza noneho ibyo nzi kuri wowe. Umuhungu nawe yifata neza muri mu rusengero ngo yumve. Ndaramubwira ati ejo rero, ejo nakiriye message, ahubwo fombora ivuye kuri inde. Ndabura icyo asubiza, ahita ambwira ati ivuye kuri Joanita, wa mukecuru bahuriye ahantu ku gakafe barimo baranywa amata. Ndamubwira ati bamwita Joanita, niwe wanyohereje message. Anyohereza message y'aga selfie ati dore ngaka. Atavuga ati ngo byari byiza ukuntu twahuye nyine, ngo babona narakuze ibiki n'ibiki. Ati nje numvaga nyine bincanze, atariko nahise nkora zoom ndehebye inyuma neza. Ati nahise mbona Aiden ariho nawe ahari. Ati rero nahise mpamagara Aiden ndamuhamagara, ati ndamubaza. Mungu ahita avuga ati icyo ndi cyo hapa ntago yigeze ahindura nimero. Ubwo rero hano namaze kumenya impamvu cyagiye n'ubundi muri game wanatsindwa. Umukobwa ahita amubwira ati none se cyashakana na twa turi nete twawera. Ati dore ngutu kora mu mufuka aratumuha, ati Skyra ngutu aratumuhereza. Umukobwa ahita avuga ati nukuri mbabarira, ikintu nyine ntari nzi ko byamera gutya, kwa kundi ubufatiwe fata mu igihanga. Undi ahita amubwira ati none se ntago wambwiye ko nyine wabonye Aiden ari kumwe n'undi mukobwa muri mu bya video game bari gukina? Ati kumbi ari nawe igihe cyose wirirwa nambeshya. Ati se ni gute wankorera ibintu nk'ibi nyine uri mukuru wanjye? Umukobwa ahita avuga ati mu by'ukuri njye nyine nagize akantu k'ishyari k'ukuntu yaguhisemo ntahitemo njyewe. Rero atariko mu by'ukuri mumbabarire nyine munyihanganire, ntago bizongera. Gusa icyo nabonye icyo nuko mukundana nyine kandi muba mumeranye neza, muberanye mu gihe muri kumwe. Rero nizere ko nta kintu na kimwe rwose kizongera kubatandukanya, nanjye sinzongera kubitambika. Umukobwa hapa itamubwira ati waho gufite amahirwe ko ibintu byose nyine tubirangirije hano. Ati kandi n'ikindi ufite amahirwe cyane nuko turi gukererwa kwigira mu kureba filime. Ati naho ubundi nyine tuba tubonanye. Ati rero ubwo turagiye. Gahita kwivugishwa ka Skyra ati none se ubwo nyine bivuze ko nanjye ntari buze muri filime? Umukobwa warahakana. Umukobwa ahita ati nanjye n'ukuri mu bwanjye nakishimiye kuza nyine nkareba ziriya filime bari bwerekane hari azabirabura nkaba arizo nanjye ndeba, cyari kunshimisha. Umuhungu ahita amubwira ati mu by'ukuri ariko nanjye n'undi nazanye n'umuvandimwe wanjye turi bujyane muri icyo kirori cyo kureba ibya filime. Ati nayo namubazaniye kugira ngo nyine mubereke, wenda sinzi nimba twanajyana nawe tugakora nyine umuhuro wacu tukaba twawugira double, bigahita biba nyine tukaba bane twari babiri. Kumbi nawe afite impanga. Agakobwa karatungurwa gahita kavuga ati ufite umuvandimwe wawe w'impanga? Yarambwira ati umuhungu ahita avuga ati njye nabanaga na papa none naraje ubu naje kubana na mama na Aiden. Umuhungu aravuga ati njye namubazaniye nyine kugira ngo muba presente, kugira ngo nyine mumumenye. Atariko rero kubera kuntu twakumenye tukabona isura yawe wari waraduhishe, twari kujya kureba filime turi babiri, ariko nyine nawe arago wa gatatu nyine twiyungaho, bivuze ko bagakatiye nyine koko batari bujyane mu kureba filime. Nyine kari kabonye bazanye undi muhungu kandi usa na wa wundi, gahita gatangira kwishyira mu myanya akavuga ati nyine nanjye ngiye kuba ndi kumwe n'uriya. Kumbi bahise bakabwira ati noneho rero kubera ko twakumenye kuntu uri akagome hano aho twajyana nawe, ahubwo uyu nguyu arabo wa gatatu mu bo tugiye kujyana. Umukobwa hapa ahita amubwira niba wibuka igihe yamubwiye ngo ubundi ngo umenye ukuri ngo mu gihe ibintu birangiye. Umukobwa yahise amubwira ati nk'ukuntu ukunda kubivuga nyine Skyra, ukuri buri gihe kugaragara iyo ibintu birangiye. Ati rero nizere ko ugiye nyine gusigara uryohewe no kwisigarana muri iki kizu wenyine uraho. Bahita banigendera barafunga, agakobwa gasigara konyine gahita gafungura hamwe urebera abantu bakomanze. Ati nukuri mumbabarire, nukuri nahinduka, mwambabare kuko tukajyana. Mu by'ukuri mumbabarire, gasaba imbabazi nyine ngo nako bakajyane muri filime. Muri yacu uyu munsi rero itwereka ko tugomba kwigira ko ku makosa tugenda dukora mu bintu bimwe na bimwe nyine byo gushaka kwigira abo tutari bo. Urabona nk'uyu yigize uwo atari we birangira abuze byose, muho yizeraga ko arababarirwa ndetse bakamuha n'undi muntu birangira ntawe abonye abuze byose nyine. Urumva rero ibintu byo gushaka kwiyishyira mu myanya y'abandi wigira utari we biragoye ko bishobora kuguhira muri ubu buzima. Na story yacu ya mbere ubwo duheruka gukora inkuru yavugaga ku bintu bijya gusa n'ibi, muribuka isomo rya nyuma ryari rimeze nk'uku y'ibintu byo gushaka kwigira abandi tutari bo. Niyi rero urabona ko ibaye nk'igaruka kuri ibyo. Ubwo rero inkuru zacu nazo nakagaruka. Ikindi nababwira ntibagire gukanda subscribe, like, share na comment kuri Race TV. Niho tuzadukurikirana ibiganiro bitandukanye ndetse n'udufilime nk'utu ngutu twakunze. Kandi uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi
wandika muri comment, cyangwa ufite agasobanuro wumva ushaka ko twazabasobanurira wakwandika muri comment, nabyo twabigukorera nta kibazo. Mwari kumwe na Manzi Jacques, inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.